Namakuru y'incamugongo akomeje kugenda ababaza benshi mu Banyarwanda. Namakuru yakomeje kugenda arize benshi mu Rwanda kumva umusore akiva gusezerana akiva mu murenge ahise yitaba Imana. Ndakubwira ko ari amakuru yakomeje kugenda arize Abanyarwanda benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye. Uyu mwana w'umusore yababaje benshi, umwana w'umukobwa yababaje benshi. Benshi rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye nyuma kumva ko uyu mukobwa akimara kuva mu murenge agiye kuba yashinga urugo rwe, mu by'ukuri ahise akora impanuka iteye ubwoba cyane. Yarakiva mu murenge ariko ngo arimo kumanuka gato n'ikorosi ngaza kuba yagongana n'imodoka ya Tripartite. Ndagira ngo bari batwaye mu kamodoka katwegerane baje kuba bakora n'impanuka nyine byakomeje kugenda bibaza benshi. Donc benshi barakomeza kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye bakibaza impamvu uyu mwana w'umukobwa yahisemo kuba yakitaba Imana. Benshi rero baratanga ibitekerezo bitandukanye, ndavuga ko benshi bakomeje kugenda bumva iyi nkuru yakabona mu matwi yabo bagakomeza kugenda bagira agahinda na motion. Benshi baragaragaza motion kuri uyu mwana w'umukobwa witabye Imana, ariko bikumvikana ko umusore nawe ahise ajya mu bitaro akiva mu murenge. Mu by'ukuri kuba yamanika akaboko arimo gutahana n'umukunzi we bije kuba byakumvikana ko umukobwa yitabye Imana. Benshi rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye. Uyu mwana w'umukobwa witabiye Imana mu mpanuka byumvikanye ko yarimo kuva mu murenge. Benshi rero ubwo baratanga ibitekerezo bitandukanye bakavuga ko uyu mwana w'umukobwa ngo yapfuye ku myaka 23 gusa kandi yari yiteguye kuba yashinga urugo rwe, ariko biza kuba byarangira Satani imuririye. Mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa ababaje benshi cyane. Benshi baragaragaza amana n'agahinda biteye ubwoba cyane kugeza naho benshi bakomeje kugenda barira bakimara kumva ngo Anita yitabye Imana. Anita rero mu by'ukuri yaravuye mu murenge agiye kuba yasezerana n'umukunzi we. Bivugwa ko ngo imodoka ya Tripartite yaje kuba yanabagonga, ndetse kandi ngo akamodoka ka Tripartite kahise gahenuka ngo bari mu modoka bamwe na bamwe bakomeretse. Ngariko Anita ngo niwe uvuyemo witabye Imana. Donc bikomeje kugenda bibabaza benshi. Benshi rero baravuga ko yaba yarozwe ndetse ko yaba yageretswe, baravuga ko mu by'ukuri yaba yashambagijwe. Ariko rero benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye kuri umwana w'umukobwa Anita. Anita akomeje kugenda babaza benshi cyane mu Rwanda. Ndavuga ko ari inkuru y'akababaro. Benshi ngubwo barakomeza kugenda bibaza impamvu uyu mukobwa rero wahisemo kuba yapfa muri iyi mpanuka yose. Abantu bagera kuri 21 bose biza kuba byavamo umugore niwe witabye Imana. Ni inkuru babashe cyane, ni inkuru yakomeje kugenda babaza benshi. Naje ndi gutegura inkuru ya emotion ndakomeza kugenda avuga uti benshi baribaza impamvu ngo uyu mwana w'umukobwa ngo ari we wapfuye, ngo benshi bakavuga ko yaba yarozwe cyangwa se ngo yashambagijwe. Ariko rero benshi ubwo barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo nyine murabyumva, ntabwo bari kubura kuba bavuga amagambo atandukanye akomeje kugenda avugwa n'abatari bake bavuga uti Anita yaba yashambagijwe yaba yarozwe. Bikumvikana nyine ko ari amakuru yakomeje kugenda avugwa n'abatari bake. Benshi mu muryango w'umusore bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye bakavuga ko ngo mama we ngo ndetse ngo na papa we bavuze ko uyu mukobwa batamushaka mu muryango, ngo uyu musore yaje kuba yashaka umukobwa umuryango utishimiye, ngo biza kuba byakumvikana umuryango umugerekeye, ngo baza no kuba bateza impanuka icyo twakwita nko kushambagiza, ngo biza no kurangira ngo uyu mwana w'umukobwa Anita apfiriye muri iyi mpanuka. Ariko rero benshi bakomeje kugenda barira cyane, baragaragaza inkuru n'agahinda biteye ubwoba cyane. Benshi baratanga ibitekerezo bitandukanye bakibaza impamvu uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana kakageni. Bakavuga uti umuryango w'umusore wamuhitanye bitewe nuko byakomeje kugenda bigaragazwa ku ruhande rw'umusore, ngo ntabwo ababyeyi b'uyu musore ngo bari bariyumvishemo ngo uyu mwana w'umukobwa yashakanye n'uyu musore bitewe ngo n'urukundo nyine. Ndagira ngo murabyumva, umwana w'umusore yakundanye n'uyu mukobwa, ariko ngo umuryango w'umusore ntabwo wigeze wishimira ngo uyu mukobwa bitewe nuko ngo nyine mu by'ukuri ngo uyu mukobwa yakomeza kugenda agaragaza imico itari myiza. Ariko urumva ko ababyeyi bakoze igikorwa kitari cyiza, kumva ko mu by'ukuri umusore wabo yaragendeye muri iyi mpanuka ndetse n'umukobwa bipfiriyemo. Anita rero yakomeje kugenda babaza benshi kugeza nubwo mu by'ukuri abo mu muryango w'umukobwa bakomeje kugenda bagaragaza emotion. Barakomeza kugenda bagaragaza amarira n'agahinda biteye ubwoba cyane. Bamwe baguye muri koma, abandi mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza inkuru n'umuburogo biteye ubwoba cyane. Benshi ubwo rero baravuga ko ngo uyu mwana w'umukobwa ngo yishwe n'umuryango w'umusore yashatsemo. Benshi ubwo rero baravuga ko ari amaba akomeje kugenda bera mu miryango y'Abanyarwanda. Ndavuga ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza inkuru y'agahinda iteye ubwoba cyane, kumva umwana w'umukobwa akiva mu murenge yiteguye kuba yarushinga ngaza no kuba yakora impanuka. Ndagira ngo nyine murabona kuri screen yanyu hari imodoka ya Tripartite ndetse n'indi yatwegerane, ariko hirya gato murabona na Toyota ndetse mukanabona n'abantu bashungereye buzuye mu muhanda. Ariko rero ubwo ngubwo ngo byaje kuba byakumvikana ko imodoka ya Tripartite irimo kugenda yirukanka cyane ngiza kuba yagongana n'iyitwegerane. Nibwo ngo yitwegerane yarimo kugenda ngiza gufata fire bitinze
ngo birumvikana nyine ngo umukobwa ariciyemo hagati ngaza kuba yakubita umutwe ku cyuma biza no kuba ngo byarangira ahise yitaba Imana. Vraiment donc ni inkuru rero mu by'ukuri ikomeje kugenda ibabaza benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye bakavuga n'amagambo atandukanye bakibaza impamvu uyu mwana w'umukobwa yaba yitabye Imana. Iwabo umusore baba bishakiye iki kugira ngo mu by'ukuri bafate ubuzima bw'umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu mwiza cyane? Ni umukobwa wari ufite imyaka 23 gushira 24 ngaje kuba yakitabira Imana mu manuka, ariko ubwo benshi rero batanga ibitekerezo bitandukanye. Benshi ubwo ngubwo mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga ko ngibi bitari bikwiye. Baravuga uti ngo leta y'u Rwanda ndetse na polisi n'umutekano ugomba gupanura ukaba wagenzura ese n'iki kishe umwana w'umukobwa. Mu by'ukuri basanga ngo ari uyu muryango nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, ukaba wafungwa ngo se w'umusore ndetse na nyina w'umusore bakaba batabwa muri yombi bitewe nuko bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri ngo ntabwo bari bifuza uyu mukobwa ko yababera ngo mu by'ukuri mukazana. Benshi rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye, ariko ndakubwira ngo ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yakomeje kugenda itera benshi amosyo. Ni inkuru rero ndavuga ko benshi kugeza kuri aka kanya bakomeje kugenda bibazaho ibitekerezo bitandukanye, baratanga ibitekerezo bitandukanye, baravuga amagambo atandukanye. Gusa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa nanone na polisi y'u Rwanda yamaze kuba yavuga ko abagera kuri 11 bose bakomerekeye muri iyi mpanuka bikabishe cyane. Abandi rero mu by'ukuri hapfuyemo umuntu umwe, uyu mwana w'umukobwa. Birumvikana ko nyine nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na benshi bazi umuryango w'uyu musore, uyu mukobwa yaragiye kubera mu mukazana, baravuga ko ngo aribo bamushambagije ngo akaba ari nawe upfuye muri iyi mpanuka. Nyine birumvikana biranagaragazwa ko uyu mwana w'umukobwa yari yashakishijwe cyane, ni nawe bapfuye muri iyi mpanuka y'abantu bagera kuri 11 mu by'ukuri bakomeretse bikabishe cyane nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'ibitaro. Ariko rero birumvikana ko ngo n'umwana w'umusore yakomerekeye muri iyi mpanuka. Ngariko uyu mwana w'umusore ngo yarabujijwe gushaka uyu mukobwa n'abanyamashengesho ngarabyanga. Bya bindi by'abadeperi rero mu by'ukuri baramubwira uti ngo uyu mugabo si wawe muveho no mujyaho. Mu by'ukuri Imana iraza kuba yagukorera ikintu kitari cyiza. Umwana w'umukobwa kubera urukundo ngo yizirika ku musore, yiziritse ku musore. Dore uko bimugendekeye akiva mu murenge. Ndababwira ngo mu by'ukuri ni inkuru ikomeje kugenda itera benshi amosyo. Nangiye muri komesha kugenda intera moshe, ariko nimubwira ngo mujye mwumvira Imana, kuko ngo uyu mwana w'umukobwa ngo abanyamasengesho benshi bakomeje kugenda bamwisukiranya bakamubwira uti uyu mugabo ntabwo ari uwawe, uyu mugabo si uwawe, ngo muveho Imana izagutegurira urundi rugo rwawe. Ariko ngo nyamukobwa arinangira mu by'ukuri avuga ko yakundanye n'umusore. Urukundo none rutumye umwana w'umukobwa buri ubuzima bwe. Benshi rubwo bakomeje kugenda bagaragaza mosyo, benshi baragaragaza mosyo. Umwana w'umusore atumye umwana w'umukobwa yitaba Imana. Gusa ntabwo biri kugaragazwa neza ko uyu mwana w'umusore nawe ashobora kuza kuba muzima, kuko urabona ko yamaze kuba yagera mu byuma bya bomboni. Biragaragazwa ko nawe ari habi cyane. Gusa bakobwa mujye mwumvira umwuka w'Imana, kuko biraguranye cyane muri iyi minsi turimo. Ni iminsi iruhisha umugenzi kubona abakristo baravuze